Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Numvise Roho w'Imana yongera kunkomanga kugira ngo twongere tuganire. Ariko mbere y'uko tuganira nashakaga ko tubanza guhamagara Roho Mutagatifu kugira ngo atumurikire muri aka kanya. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Roho w'Imana tumanukireho, umuhoza utumurikire. Muri aka kanya rero bavandimwe, nifuje ko tuganira ku bintu bivuga ngo dufatwa dute mu miryango yacu iyo dufite ibyago n'ibigeragezo. Ibyo byago n'ibigeragezo duhura nabyo mu buzima, ndagerageza kubabwira ibintu abantu benshi bahura nabyo, ugasanga imiryango irabanze, irabinubye, mbese babaye nk'abahawe akato, nk'aho ibyo byago n'ibigeragezo ari bo babyihamagariye. Mbere rero yo kugira ngo tubijye imuzi n'imuzingo, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana riri muri Tobi, umutwe wa 3, umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 15. Haravuga ngo Sara atukwa n'umuja wa se. Uwo munsi nyine Sara umukobwa wa Raguweli wari utuye i Kebatani mu Bumedi, nawe yumva umwe mu baja ba se aramututse. Kuko kandi Sara uwo yari yarashatse abagabo 7, ariko Asimode ya roho mbi isumbye izindi ubugome ibica bose batararyamana nawe. Nuko uwo muja aramubwira ati, ntubona ko ari wowe ukenya abagabo bawe? Dore umaze kubagira 7, ariko nta n'umwe muri kumwe. Niba abagabo bawe barashize se, nicyo cyatuma utuburagiza? Uragenda ubasange, ntugasige imbuto, kaba agahungu cyangwa se agakobwa. Uwo munsi umutima wa Sara urashavura cyane, amarira arisesa, maze arazamuka ajya hejuru mu cyumba cya se, ndetse ashaka no kwimanika. Ariko arakomeza aratekereza, nuko aribwira ati, byazatuma bannyega data, bamubwira ngo wari ufite umukobwa umwe gusa wakundaga cyane, maze ibyago bye bituma yimanika, bityo azasazane agahinda kajyana ikuzimu. Ikiruta ni uko njyewe ntakwiyahura, ahubwo nkinginga uhoraho ngo mpfe, maze sinzongere kumva banshinyagurira. Muri ako kanya Sara arambura amaboko ayerekeje mu idirishya, maze asenga agira ati, uragasingizwa Mana Nyir'impuhwe, izina ryawe riragahora risingizwa iteka. N'ibyo waremye nibiguha impundu ubuziraherezo. None ubu dore nubuye amaso, n'uruhanga rwanjye ni wowe rurangamiye. Utegeke ntabaruke mve kuri iyi si, noye kuzongera kumva bantuka ukundi. Urabizi mutegetsi, sinigeze nkora ikibi n'umugabo, kandi sinitesheje agaciro. Izina rya data sinarisebeje muri iki gihugu nazanywemo bunyago. Dore yambyaye ndi umwe, ndi ikinege, nta wundi mwana uzamuzungura n'umuvandimwe wa hafi, cyangwa undi mwene wabo agira ngo murindira azambere umugabo. None se ko maze kubapfusha ari 7, ndacyabereyeho iki kandi? Niba bitagushimishije napfa. Nyagasani nibura tega amatwi wumve ibitutsi bantuka. Ijambo ry'Imana. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Iri jambo ry'Imana riri muri Tobi, Sara watukwa n'umuja wa se, muraryumva neza. Ibi bigeragezo Sara yari afite, natwe duhura nabyo, cyangwa se inshuti zacu zihura nabyo, cyangwa se abavandimwe bacu bahura nabyo. Bavandimwe,
mu miryango yacu, mu nshuti, mu bavandimwe, tugenda duhura n'ibibazo bikomeye. Kandi ibyo bibazo hari igihe tunanirwa kubyihanganira cyangwa se tugacibwa intege n'abakagombye kudukomeza bo mu miryango yacu. Icyo gihe rero iyo ibyago bitwugarije, umuntu aba akeneye umuntu umuba hafi, umuntu umufata mu mugongo. Ariko birababaje ko abantu benshi bahura n'ibibazo bikomeye, aho kugira ngo abantu babegere ahubwo bakabahungaho. Mushobora kwibaza muti se ibyo bibazo abantu bahura nabyo mu buzima bituma abantu babahungaho bakabaha akato ni nk'ibihe? Ni byinshi, ariko uyu munsi hari ingero nashatse kubaha. Urugero rwa mbere nashatse kubaha ni nko kubaho ukabura urushako. Umuntu iyo avutse, yaba umuhungu cyangwa umukobwa, aba ategereje gukura kugira ngo azubake urugo. Iyo ukiri muto ujya mu mashuri ukiga, ariko uba utekereza ko uzagera mu kigero runaka ukubaka urugo, nawe ukagira umuryango ukororoka. Hari igihe rero ushobora kubaho uri umukobwa, igihe cyo gushaka kikagera, ugategereza umuntu wakubaza izina ugaheba. Abenshi bibabera ikigeragezo mu miryango bavukamo ndetse no mu nshuti zabo. Ugasanga bibaza bati uriya mukobwa kubera iki adashaka umugabo? Hari igihe bamwe bavuga bati buriya arababona akababenga, kandi pe wenda nta n'uwo wabonye. Ukaba se uri umuhungu ukagira icyangiro, abakobwa bakakubenga. Murabizi ko umuhungu ariwe utera intambwe akajya kurambagiza, ariko ukarambagiza bakakubenga, cyane ko wenda hari ibyo utujuje. Kuri iki gihe murabizi bigezweho, umuhungu n'ufite ikofi, n'ufite ikofi iremereye. Waba utagira amafaranga, waba uvuka mu muryango ukennye, ugasanga wabuze umukunzi, kandi muri wowe urukundo rufite, ariko bakakwanga bakakubenga. Ukabura umukobwa, ushobora no kuba ufite ubusembwa, ariko ushobora no kuba ntabwo ufite, ukaba ufite icyangiro. Hari igihe ushobora no kugiterwa na roho mbi. Burya na roho mbi zibaho, zituma abantu badashaka, abantu bakagira umwaku utuma batabona abagabo. Hari abavuga ngo ntubaho, ariko ntabwo nshaka kuvuga umwaka abantu baguteye, ahubwo nshaka kuvuga roho mbi za karande zigatuma udashaka, cyangwa se ukaba wifitiye amahirwe make, cyangwa se ari n'ikigeragezo wifitiye cyo kubura ugukunda. Aha reka mbahe akagero. Hari umukobwa w'inshuti yanjye, yari yaravutse afite impanga ye. Bavuka ari impanga, bamaze kuba inkumi gatoya abona umugabo arashaka. Ashaka rwose umugabo ufite n'akantu, ni ukuvuga agafaranga, akajya iwabo akabagurira amabyeri bakanywa, ariko umuvandimwe we bakamusuzugura. Umuvandimwe we yaba yaje, nyina na se bakajya muri salo bakanywa amabyeri, undi bakamushyira hanze, kumva ngo ni ikigoryi, ngo dore murumuna wawe agize abana 2, we n'iki gituma udashaka? Ntibatekereze ko nta muntu wiha urushako, nk'uko nta n'uwiha urubyaro. Imana niyo irutanga. Ubwo yanganirizaga afite agahinda, akambwira ati rwose Imana sinzi icyo yampoye, ndasenga ariko amasengesho yanjye sinzi niba Imana iyumva. Umuvandimwe wanjye abyaye 2, ngiye nabuze numbaza izina. Ugasanga rero umuryango avukamo uramutoteje, ababyeyi bakagombye kumukomeza no kumurengera, ahubwo ugasanga nibo bamutoteza. Urundi rugero nabaha ni nko kubura urubyaro. Bavandimwe, burya bavuga ko umugisha wa mbere Imana iha abashakanye ni urubyaro. Wowe rero ushobora kugira ikigeragezo ugashaka ukabura urubyaro, ugategereza umwaka, 5, 10, 15, wapi ukabura urubyaro. Bavandimwe, kugira ngo tubashe kumva akababaro k'abandi, tujye tubasha kubikura kuri we tubyishyireho. Tekereza warashatse ukabura urubyaro, agahinda waba ufite mu mutima. Niyo mpamvu abo bantu tuba tugomba no kubazirikana, tukabasengera, tukabasabira kwihangana.
Abo bantu rero bagiye bahura n'ibyo bibazo usanga batotezwa ku buryo bunyuranye, ugasanga baravuga bati uriya mukobwa impamvu atatwise umura waranyereye, yagiye azitwita akazikuramo, nicyo gituma akiri umukobwa, nicyo gituma atabyaye. Ugasanga bavuga amagambo menshi. Bavandimwe, akagira ikigeragezo, ugasanga ndetse atotejwe n'abakagombye kumukomeza, ugasanga ntibumve impamvu atabyaye. Abantu benshi bazi ko urubyaro umuntu arwiha, burya urubyaro rutangwa n'Uwiteka, urubyaro rutangwa n'Imana. Abo bantu rero tujye tubaba hafi, tubakomeze, tubihanganishe, kuko birababaza kubona uwakagombye kugukomeza ari we ugutoteza, bigatuma ucika intege. Niyo mpamvu usanga abantu batukwemera bakirukira mu bapfumu bati dushakishe wenda twabona urubyaro. Mfite umuvandimwe nawe yamaze imyaka 15 atabyaye, nyirabukwe aramutoteza, yarambwiraga ati nta mupfumu wo mu Rwanda tutazi, twatanze inka, twatanze amasambu, ariko ibintu bimaze kumushiraho, bimaze kurangira neza, yabwiye nyirabukwe ati nta hantu nzongera kujyana nawe. Nyirabukwe bwo yaramubwiye ati tujya ahandi, navumbuye ahandi. Yarambwiye ati naragiye njya mu ruhango kwa Yezu Nyirimpuhwe, nshaka ikipe y'impuhwe, mbatekerereza ibyanjye, barambwira bati andika urupapuro yuko utazongera kwirukanka mu bapfumu, utazongera kwirukanka mu barozi. Andikira Yezu, usaba imbabazi, umwandikire Yezu Nyirimpuhwe, umwandikire. Yarambwiye ati naramwandikiye, ndarira, ndamuririra, ndamubwira nti ntabwo nzongera, ni wowe mwami, ni wowe utanga urubyaro, ni wowe ushoboye byose. Ariko bavandimwe, ni ubuhamya burebure wenda nzabubaha, ariko bavandimwe, Yezu yamuhaye urubyaro amaze imyaka 15. Ibyo byose kugira ngo abashe kubigeraho nuko yagize abamukomeza, bamubwira bati muvandimwe, wishakira mu bapfumu, wishakira mu barozi, ahubwo sanga Yezu, jya kureba Yezu Nyirimpuhwe, arakugirira impuhwe. Iyo abantu bose bamutererana, abantu bose bakamuhungaho, ntabwo yari kugira icyo gitekerezo cyo kujya gushaka Yezu. Twirinde rero bavandimwe kujya dutererana abacu bari mu kaga, bari mu bibazo. Ikindi kigeragezo umuntu ashobora guhura nacyo ni ukunanirwa n'urushako. Ushobora kuba uri umukobwa rwose ukishakira umugabo, wumva umukunze, wumva muzabana mu mahoro, cyangwa se ukishakira umugore wumva umukunze muzabana mu mahoro, ariko yagera mu rugo akakubera ikigeragezo. Umukobwa akakunanira, umugore akakunanira akaguca inyuma, umugabo akakunanira akibera mu kabari, akibera mu bagore. Ibyo byose bikakubera ikigeragezo. Uwakagombye kugukomeza akaba ari we ugutesha umutwe, uwakagombye kukuba hafi, uwo mwakagombye kukuba hafi akagukomeza, akagufata mu mugongo, akaba ari we ukubera ikigeragezo. Iyo unaniwe n'urushako, murabizi, abakobwa bahukana bagasubira iwabo, ugasanga abasaza babo barababwira bati ntabwo dushaka kuzana ibyo byana wabyaye ahangaha, uzabishyire se, kandi umugabo yaramunaniye, umugabo yaramubujujubije. Ugasanga umuryango wakagombye kumufata mu mugongo, wakagombye kumukomeza, wakagombye kumwihanganisha, nawe uramuteragiranye. Ibyo ni ibigeragezo tugenda duhura n'imiryango yacu. Kunanirwa n'abana. Ababyeyi benshi bafite agahinda kubera abana babyaye. Ugasanga umubyeyi yabyaye abana baramwanze, kandi nta kintu atakoze, nta kintu atabakoreye. Ugasanga ahorana agahinda yibaza ati Mana wampoye iki? Ko ntacyo ntakoreye abana banjye, ko ntacyo ntakoreye umuryango wanjye, ni ukubera iki bampemukiye, ni ukubera iki bampunzeho? Bavandimwe, tujye twumva akababaro ababyeyi baterwa n'abana. Ikindi, abana bananira ababyeyi. Tumaze kubivuga, abana bananira ababyeyi, ariko n'ababyeyi bakananira abana.
hari abana usanga bafite agahinda bibera mu muhanda batafite aho bava n'iyo bajya, ugasanga ise yarabananiye, nyina yarabananiye yigize ikirara, ise nuko abana bakabura imiryango ndetse n'imiryango ababyeyi babo bakomokamo bayijyamo bakabirukana, ugasanga baba mu muhanda. Ntekereza ko hari abantu benshi bohoka mu ngeso mbi, kunywa ibiyobyabwenge, kuba indaya, batabiterwa n'uko babivukanye, ahubwo babiterwa n'ubuzima barimo, babiterwa n'ababyeyi bababyaye, babiterwa n'imiryango yabo. Niyo mpamvu burya na leta yakagombye kugishishoza ikabanza ikareba mbere yo gufata umwana ngo imufunge cyangwa igire gute, ikabanza ikamuganiriza bakareba se uwo mwana yaje mu muhanda kubera iki, uwo mwana anywa ibiyobyabwenge kubera iki, bakabanza kumva akababaro n'agahinda bafite. Akenshi baba babiterwa n'imiryango bakomokamo. Ubupfakazi bavandimwe, ubupfakazi ni ikigeragezo gikomeye, gupfakara waba umugabo waba umugore, ugasanga abantu babona ko ahari ari wowe wipfakaje, agaciro kagatakara mu muryango, ugasanga ubaye umushinga, ubaye umuteramwaku, ntibumve ukuntu wapfushije umugabo, ntibumve ukuntu wapfushije umugore, bakumva ko ahari ko ari wowe watumye bikubaho, ugasanga nta gaciro kigira mu bantu. Abantu baragufata nk'aho nta gaciro ufite, abakagombye kugukomeza akaba ari bo baguca intege. Ibyo murabizi kandi murabibona. Ikindi ni uburwayi budakira. Bavandimwe, hari abantu benshi bagira indwara zidakira kandi nyinshi ntabwo ari abantu baba bazihamagariye. Yego hari n'izo ushobora kurwara wenda biguturutseho, wenda nko kurwara nka sida, ushobora kuyirwara ari wowe wabyiteye nk'uko ushobora no kutabyitera. Ariko izo ndwara zidakira ugasanga imiryango iguhaye akato, ugasanga ntibakwitayeho. Mperutse kubona akantu umuntu arwaye arembye cyane, yarananutse yarashize, abantu bazana gitari bamucurangira indirimbo yakundaga, nubwo yari afite imbaraga nke ariko baramucurangiye bararirimba, atangira kweguka, atangira gukoma amashyi, atangira kuririmba, atangira kwizunguza ku gitanda. Ibyo ni ibyerekana ko iyo umuntu ari mu kaga aba ari bwo aba akeneye umuryango we, nibwo aba akeneye inshuti, nibwo aba akeneye abamuba hafi, nibwo aba akeneye abamuhumuriza. Ikindi ni ubukene bukabije. Hari igihe abantu baba bakene ugasanga imiryango yarabanze, ukibaza se ubukene nibo babwiteye? Ugasanga umuntu ni umukene, nta jambo agira, ntashobora kujya mu bandi ngo yake ijambo barimuhe, bakavuga bati suriye ubundi icyo yavuga kizima ni igiki? Bavandimwe, tujye tubitekereza twumva abo bantu akababaro baba bafite mu mutima, kubona barahuye n'ibyago, barahuye n'ingorane, barahuye n'ibigeragezo batabyihamagariye, ariko noneho natwe ntitubashe kubegera ngo tubahumurize, ngo tubakomeze. Sara yari afite agahinda gakabije, yari ageze aho atukwa n'umuja, yageze aho atekereza kwimanika kugira ngo ye kuzongera kumva abaja bamutuka. Ariko aza gutekereza ati data yambyaye ndi umwe, nta wundi uzamuzungura, kandi ninimanika abantu bazamunyega bavuge bati yari yarabyaye umukobwa umwe none aramubuze nawe ariyahuye. Ati ahubwo nasenga Imana yo mu ijuru nkipfira, ngapfa ntiyahuye, nkipfira bakumva ko ari urupfu rwaje rukantwara. Ariko Imana ntabwo yatumye yiyahura, kandi Imana ntabwo Imana yatumye yiyahura, kandi n'urwo rupfu yasabaga Imana ntabwo Imana yaruzanye, ahubwo yumvise isengesho rye, iravuga iti reka ngushakire umugabo. Imana yamushakiye umugabo, Tobiti, umuhungu wa Tobi. Nabyo wenda tuzabisoma tubyumve. Ni ukuvuga Imana yo ntabwo itererana umuntu kuko ageze aho akomeye. Imana ikuba hafi, yumva amarira y'umuntu uri mu kaga, ikamurengera ikamutabara. Bavandimwe, kugira ngo natwe tujye tugerageza gukorera Imana,
ni uko tugomba kumva abababaye, ni uko tugomba kubaba hafi, ni uko tugomba kubahumuriza, tukabakomeza, tukumva ko ibyago bafite natwe bishobora kutugeraho, tukumva ko umusaraba bahetse natwe ntacyo twatanze kuba tutawufite, isaha n'isaha ko natwe uwo musaraba watugeraho. Bakristo bavandimwe, rwose inshuti z'Imana, inshuti za Nyagasani, nidukiranuke mu bikomeye no mu byoroheje, twe gutererana abari mu kaga, baba bo mu miryango yacu, baba inshuti, baba abavandimwe, tujye twumva akababaro bafite, tujye twigereranya nabo, tuvuge tuti ese uriya musaraba ari njye ufite, nabasha kuwakira, nabasha kuwuheka. Ibyo iyo tubitekereje gutyo bituma tubagirira imbabazi, bituma tubagirira impuhwe, bituma tubumva, bituma tubitaho, bituma tubegera tukabahumuriza. Bakristo bavandimwe, twisunze umubyeyi Bikira Mariya, umubyeyi w'impuhwe, umubyeyi ugira ibambe, umubyeyi utabara iteka, umara intimba abayifite, utuma twishima, mwamikazi w'amahoro, mwamikazi w'intumwa, mwamikazi wajyanywe mu ijuru, mwamikazi wa Kibeho, tujye tumutabaza kugira ngo adufashe muri izo ngorane z'ubuzima tugenda duhura nazo, cyangwa se abo mu miryango yacu bagenda bahura nayo, maze igihe cyose duhore turangamiye izina ry'Imana, kandi nta handi tuzabonera ubugingo, nta handi tuzabonera amahoro, ni muri Kristo nawe wemeye gutwara umusaraba we, akemera kubabara kugira ngo tubabarirwe, akemera kubambwa kugira ngo tubamburwe, agashavura tukaronka ibyishimo. Ibyo tubisabirane twisunze umubyeyi Bikira Mariya w'ikibeho, twisunze mutagatifu Kizito Mihigo, nawe wemeye kubabara, agatotezwa, agahura n'ibigeragezo kandi agatotezwa n'abatari bagakwiye kumutoteza, akaba ari bo bamutoteza, ariko akihangana. Imbaraga zacu zonyine ntabwo zabitubashisha, ahubwo tujye duhora duhamagara Roho Mutagatifu kugira ngo Roho Mutagatifu, Roho muhoza, adufashe, atuyobore muri byose. Bikira Mariya w'ikibeho udusabire, Bikira Mariya w'ikibeho udusabire, Mutagatifu Kizito Mihigo udusabire, Papa Jean Paul de Mutagatifu udusabire, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina.